Twamaze kubona ukuntu amakosa mato mato yateye yangirika rikabije mu bidukikije. Mu kinyejana cya 20 Abashinwa barimbuye ibishwi kugira ngo barengere umusaruro w'umuceri, bibakururira inzara iteye ubwoba. Muri Australia batumijeho ibikeri ngo bibicire ibivumvuri byo mu bisheke, birangira bihindutse uburozi ku gihugu cyose. Ubu noneho twerekeje mu gace gacanamo izuba ry'igikatu mu kirwa cya Karayibe no mu mpinga y'ibirunga byo muri Hawaii mu nyanja ya Pasifika, aho ikibazo gitandukanye n'ibyo cyasenye ubukungu bw'ibyo birwa ku kigero gihambaye. Ubu noneho ikibazo cyari cyavutse ni imbeba. Ikaze kuri Inyamaswa TV. Ndimo kukugezaho inkuru ituruka mu gace kahawe isomo ritazibagirana binyuze mu nzira zibabaje cyane. Reka kukubwira ibyerekeye irindimuka ry'ubukungu, gucika burundu kw'amoko amwe n'amwe y'inyamaswa, kandi nkakubwira ibyerekeye gushishimuka kw'imisozi yahoze isobetse ubwiza n'urunyuranyurane rw'ibinyabuzima byihariye. Digadi, iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Turi mu mwaka w'1872. Aha ni muri Jamaica. Igihingwa ni ibisheke, bakaba babyita zahabu yera. Ikibazo cyaje kuvuka ubwo imbeba zabaga kangari ku buryo babonaga ubukungu bw'ako gace bwose burimo kwerekeza mu manga. Tekereza ubaye uri umuhinzi w'intangarugero mu myaka y'1870 mu gihugu cya Jamaica cyari kikiri munsi y'ubukoloni bw'Ubwongereza. Washoye akavagari k'amafaranga, ibyiringiro byawe ndetse n'ahazaza h'umuryango wawe byose wabishyize mu mirima migari cyane irambuye ku buso bunini bw'ibibaya byera cyane byo kuri iki kirwa. Izuba ryaho riramena imbwa agahanga, ariko ukabyihanganira. Ibisheke byawe uburebure n'uburyohe birabinganya. Hanyuma bigeze mu ijoro, igitero gitunguranye kirahagera. Imbeba z'umukara arizo black rats mu Cyongereza, zikaba ratas muri siyansi, n'imbeba z'ikijuju brown rats, zikaba ratas novicos, zafashe rifuti mu mato y'Abanyaburayi maze zigera muri Jamaica, aho ziyumvise neza nk'izigeze muri paradizo. Ibisheke byinshi bimeze nk'ishyamba ry'inzitane byazibereye ubwihisho bwizewe, isoko y'ibyo kurya bidashobora gushira, n'ahantu heza ho kororokera. Tekereza ko imbeba y'ingore ishobora kubyara abana 60 mu mwaka umwe. Mu gihe cy'amezi make gusa, imbeba nkeya zishobora kuba zibaye amamiliyoni. Imbeba zateye ibyago ku mpande zose. Zagugunaga ibitsinsi by'ibisheke, zikinjira mu ruti zigakuramo biriya bice bibika uburyohe, zikabikacanga. Zinjiraga mu bubiko bw'isukari, zikayihumanya itaragera ku isoko. Zangizaga ingemwe n'ibisheke bikiri bitoya. Imibare ivuga ko imbeba zarimburaga byibura 15 kugera kuri 20% by'umusaruro wose w'ibisheke buri mwaka. Ayo ni amamiliyoni menshi y'amadolari y'ibihombo hose muri Karayibe. Abahinzi bagerageje ibintu byose bashoboye kugira ngo bahashye izo mbeba, ariko bibi by'ubusa. Bazihase sumu ya panya, ariko bigera ubwo ziyubakamo ubudahangarwa ku buryo ubwo burozi butari bukizikoraho ngo zibwumve. Baziteze za rwagakoco z'amoko menshi, ariko iyo mitego ntiyari ihagije mu guhangana n'umuvuduko w'ubwiyongere bwazo. Hashyizweho ibihembo ku muntu wese washoboraga kwerekana umubare munini w'imbeba yishe, ariko byose ntibyagira icyo bigeraho. Byari bimeze nko gushaka gukamya ikiyaga gifite imigezi myinshi cyisukamo ukoresheje kudahisha indobo, nyamara udafite ubushobozi bwo guhagarika iyo migezi. Ntacyo byageraho. Abahinzi bakomezaga gutera hejuru bavuga bati, izi mbeba kereka zibonye izindi nyamaswa zizihiga zikazirya. Nguko rero akayongwe kagiye kwinjira mu nkuru yacu, kandi ntikiteguye kuyisohokamo. Akayongwe k'agahinde mu Cyongereza bakita Indian mongoose. Izina ryako rya siyanse ni Herpes olepanctatus. Nubwo nyuma baje kwisubiraho bakakita Alva olepanctra. Aka niko kaje nk'igisubizo kizima kandi gitunganye cy'urwunge rw'amasengesho y'abahinzi bikiranyaga n'amarira y'abacuruzi bacuraga imiborogo kubera ibihombo. Ubu bwoko bw'akayongwe bufite inkomoko mu Buhinde no mu bice bimwe na bimwe by'Uburasirazuba bwo hagati, kakaba gatungwa n'inyama.
Hari inkuru nyinshi zagiye zigaragaza aka gasimba nk'agasimba k'agahangange kandi katagira icyo gatinya ku buryo rwose gahangana n'inzoka za cobra. Umwanditsi w'ikirangirire w'umwongereza wavukiye mu Buhinde witwaga Kipling mu mwandiko we yise Tavi agaragazamo akayongwe kari gafite ubutwari budasanzwe ku buryo karokoye umuryango umwe wo mu Bwongereza ubwo kahashyaga inzoka zabateraga. Muri iyi nkuru akayongwe kaba kihuta cyane, gafite amahane menshi kandi kazi kunyura ahantu hagoye. Ariko igikomeye kurushaho ni ukuntu kaba kica inzoka kadasize imbeba nta mbabazi namba. Umuhinzi w'ibisheke wo muri Jamaica witwa W.B. Espet akaba yari umuzungu ufite inkomoko mu Bwongereza, yari yarumvise inkuru nk'izo zirata ubutwari bw'akayongwe mu gihugu cy'Ubuhinde. Mu mwaka w'1872 yihutiye gutumiza utuyongwe 9 guturuka mu gace ka Calcutta mu Buhinde. Twari utugabo 4 n'utugore 5. Yahise adushumurira mu mirima ye aho muri Jamaica. Mu mizo ya mbere byasaga nk'aho utu tuyongwe turi kubyitwaramo neza. Twahize imbeba turazica kandi natwo turushaho kwiyongera vuba vuba. Inkuru yahise ikwirakwira byihuse nk'ishyamba riri gushya. Abahinzi b'ibisheke bo hirya no hino bati twatanzwe basha. Bidatinze utuyongwe twahindutse imari, maze mu mwaka w'1877 tugezwa ku cyambu ndetse n'ibindi byambu byinshi byo ku birwa bya Karayibe muri Puerto Rico, muri US Virgin Island, muri Cuba, muri Hispaniola, ndetse bigeze mu 1883 utuyongwe tugezwa ku birwa bya Hawaii. Nabo bakaba bari bahanganye n'ikibazo cy'imbeba mu bisheke byabo. Bari bahanganye n'ikibazo kimwe nubwo hagati yabo harimo intera y'ibirometero birenga 8,000. Ikinyejana cya 19 cyageze ku mpera, akayongwe karageze ku birwa 64 n'ibindi bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Kuva muri Fiji kugera muri Croatia, kuva mu birwa bya Okinawa kugera muri Trinidad. Ubwo hahise havuka ubundi bucuruzi mpuzamahanga bw'utuyongwe kabuhariwe mu guhangana n'imbeba bwinjizaga akayabo k'amafaranga ubwabwo. Byari ibintu bidasaba ko bagutera amasomo menshi kugira ngo wihahire imari. Barakubwiraga bati ngwino wigurire utuyongwe udushumure mu murima wawe, turarya imbeba zose tudasize n'inzoka. Ubundi hehe n'ikibazo cy'ibihombo mu buhinzi bw'ibisheke. Ariko nizere ko niba wararebye izindi video zabanje kuri uru ruhererekane, ubu wowe wamaze guhangayika wibaza niba ibi bintu byari kubahira. Amaze kumenya ko ibintu karemano bibaho mu rusobe ruhambaye rugengwa n'ibintu byinshi ku buryo birenze cyane ibyo abantu bashobora kugambirira. Gushya k'uyu mushinga wenda byashoboraga gutinda, ariko ntibyari guhera. Hendaga kuboneka urundi rugero rwari kuzandikwa mu bitabo rukazajya rugaragaza ukuntu gushaka gufata ikinyabuzima kimwe ukagikoresha urwanya ikindi mu nyungu zawe za buhumyi ari ikosa rikomeye ribyara ingaruka ziremereye. Hari ibintu abantu bibeshyagaho. Umubare w'imbeba ntiwigeze ugabanyuka, ahubwo urebye neza wasangaga wari urimo kwiyongera mu duce twinshi. Abahinzi byarushijeho kubacanga. Mu by'ukuri utuyongwe twarahigaga. Aho batubonaga hose twabaga turi mu kazi, twinjira mu myobo twica icyo dufashe cyose. Ubwo bakavuga bati imbeba ziri kunywa umuti usharira nta kabuza. Nyamara ibi babibonaga ku manywa. Iyo bajyaga kuryama akayongwe nako kararyamaga. Aha rero akaba ariho batatekerejeho neza mbere y'igihe. Mu gihe abantu n'utuyongwe baryamye nibwo imbeba zacuraga inkumbi. Dore uko ubundi bintu byari bimeze mu by'ukuri. Dore ikintu abashoye muri uyu mushinga w'utuyongwe duhangamura imbeba batari bazi ku myitwarire y'izi nyamaswa zombi. Ni inyamaswa zikora mu masaha atandukanye y'umunsi. Black rats na brown rats ni amoko y'imbeba zikora mu ijoro kandi zigakunda kurira hejuru mu biti. Iyo bwamaraga kwira zatangiraga kurira ibisheke birebire n'ibindi biti zishakisha ikizitunga. Ubwo bushobozi bwo kurira buzirinda guhura n'ikintu cyose cyaba kizihiga gihagaze ku butaka. Gukora mu ijoro, gukorera mu kirere.
Bimeze bite kuri aka kayongwe ko mu Buhinde? Ko gahiga cyane mu gitondo cya kare, kagakomeza ku manywa, byagera nimugoroba izuba ryenda kurenga, kakongera kagakazamo, hamara kwijima kagahita kigira mu muheno. Nanone kandi iyo gahiga kibanda ku muhigo uri ku butaka. Ni iby'ukuri ko akayongwe nako kazi kurira, ariko ntigafite ubushobozi bwo gutaragurika ku biti kiruka ku muhigo. Noneho rero mu bisheke, icyo gashoboye ni ukwiruka ku muhigo ahantu harambuye, kawukurikirana mu mwobo no kugundagurana nawo biteragura hejuru amababi yumye y'ibiti. Ni gake aka kayongwe kahuzaga amasaha y'akazi n'izi mbeba, kereka wenda nka mu gitondo cya kare cyangwa se ku mugoroba, amasaha nk'abiri gusa ku munsi. Amasaha 20 asigaye buri yose ikaba yibereye mu isi yayo itandukanye n'iyindi. Ni nk'uko washyiraho umusekirite kugira ngo azagufatire abajura. Kuva mu gitondo uba ubona yakaniye, ku mugoroba ukabona azenguruka hose adadira inzugi, atunga itoroshi impande n'impande. Wamara kuryama nawe akinjira mu kazu ke, agafunga, akarumanya, akazimya amatara yose, ubundi akishyiraho ikiringiti, si ukugona. Twese tuzi ko abajura bitwikira ijoro. Amahirwe y'uko uyu musekirite yazagufatira umujura ni make, gusa nibahura azamufata humura. Ese akayongwe kishe imbeba? Yego, hari izo kishe, ariko ntibyari bihagije namba. Utuyongwe twamaraga umunsi wose duhiga, kandi ntitwatinze kuvumbura ko kuri ibyo birwa hari izindi nyamaswa zoroshye gufata cyane kurusha imbeba ziruka kubi, zikamenya kurira kandi zikitwikira ijoro. Ibirwa bya Karayibe n'ibirwa bya Hawaii byari byaramaze imyaka ibihumbagiza byiberaho inyamaswa zo ku butaka zitamenyereye guhigwa n'inyamaswa zindi z'indyanyama. Habaga hari inyoni ariko hataba injangwe, hari inzoka nyamara nta mihari, hari imiserebanya hataba imikara. Kubw'ibyo rero izo nyamaswa zaho ntizari zaritoje kwihagararaho, habe no kumenya guhunga cyangwa kwihisha. Ziberaga mu muteto, ntizari zifite kirengera mbere y'agasimba gakunda inyama kubi, kakamenya kunyaruka, kakagira ubwenge bwinshi ku buryo gufata umuhigo ku butaka bikorohera cyane. Ku tuyongwe byabaye nko gutumirwa mu birori, maze bakakubwira ngo buri wese arya icyo ashoboye cyose, n'inyama zikaba ziri aho nta muntu uzihagazeho. Inyoni zubakaga ibyari byazo hasi ku butaka, zigateraho amagi kandi ntizigere ziyahisha. Inzoka zaho zakururukaga ku butaka zigenda gahoro gahoro, zitazi ko zagezwemo. Imiserebanya yabaga iri kota akazuba ku karubanda, nta gukebaguza na guke. Utunyamasyo two mu nyanja twarakukaga tugacukura ibinogo mu mucanga no ku nkombe, tugateramo amagi ubundi tukigendera. Utuyongwe rero nta nyungu n'imwe twari dufite mu kurara amajoro twubikiriye imbeba, cyangwa ngo tuzirukeho mu bushorishori bw'ibisheke. Twatunzwe n'ifunguro ritagoye, ubundi tukiryamira. Nibyo koko utuyongwe ntitwahwemye kwica ndetse tugatsembaho, ariko twibasiye inyamaswa zidahuye n'ubutumwa twahamagariwe. Utuyongwe twarimburaga nta mbabazi kandi mu buryo bwihuse. Kuri buri kirwa cyose utu tuyongwe twagejejweho ikibazo cyarasaga. Amoko kavukire y'inyamaswa yashiragaho mu gihe cy'imyaka mikeya cyangwa se no mu mezi gusa. Muri Jamaica akayongwe kakuyeho burundu inyoni yitwaga Jamaica Petro, ariyo muri siyanse yitwaga Petrodroma Caribeya. Yari inyoni yo mu nyanja ariko ikarika ku nkombe zo kuri icyo kirwa. Inyoni ya nyuma yo muri ubu bwoko yagaragaye mu myaka y'1880, ni ukuvuga imyaka 10 yonyine nyuma yo kuhageza utuyongwe. Ubu iyo nyoni yacitse ku isi burundu. Muri Hawaii ho byari byifashe bite? Ho byabaye bibi kurusha ibyo. Ibirwa bya Hawaii byari biriho amoko arenga 100 y'inyoni zitaba ahandi aho ariho hose ku isi. Nyinshi muri zo zarikaga ku butaka kandi zitajya ziguruka. Harimo nk'izitwaga Hawaiian Rail, Raisin Rail n'izindi z'amabara meza cyane y'ubururu n'umukara. Izi nyoni zose umubare wazo waragabanutse bikabije bitewe n'utu tuyongwe twahigaga bidasanzwe, tubifashijwemo n'izindi nyamaswa mvamahanga nk'imbeba n'injangwe. Inyoni yitwa
cyangwa igishuhe cyo muri Hawaii, ikaba ari nacyo kirango cya leta ya Hawaii nk'imwe mu zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yageze neza ku marembo agana ku gucika burundu ku isi. Byageze mu mwaka w'1950 ku isi hasigaye inyoni zitageze kuri 30 za Nain. Nubwo utuyongwe atari two twonyine twagerekwagaho iki cyaha, ubuhigi bwatwo budakuraho twibasira ibyari by'inyoni turya inyama n'amagi bwabigizemo uruhare tutakwirengagiza. Ikintu cyose cyarokoye izi nyoni nuko hari izo abantu bari baragiye bafata bakajya kuzororera ahantu harinzwe neza ku buryo zatanze icyororo cyatumye zidashiraho zose burundu. Muri rusange, inyoni zarika ku butaka nizo zibasiwe bikabije. Amatsinda manini y'izitwa Tern Petrels na Shearwater yarahanaguwe ku nkombe z'inyanja. Inyoni zabaga zarakoze ingendo ndende zijya kuroba, zagarukanaga ihaho zigasanga ibyari byazo byarasenyutse, amagi yarariwe, udushwi twarishwe. Inyoni nyinshi zahinduye uduce zari zimenyerewemo, zimukira burundu mu tundi. Kugeza aha, ibi byari ibimenyetso, imperuka nyayo yari iri mu nzira. Izina rikomeye akayongwe kari karubatse ko guhangana n'inzoka, ari nako ryagahesheje ikiraka cyo kuza guhashya imbeba, ryo ryari rigiye gukururira umuvumo mu rusobe rwose rw'ibinyabuzima kuri ibi birwa. Ibirwa bya Karayibe bwari ubuturo bw'amoko y'inzoka afite umwihariko nk'iyitwa Jamaican boa, izindi nzoka z'umukara zitagira ubumara, inzoka z'impumyi n'ibindi bikururanda bitaba ahandi. Izo nzoka zakundaga kuba nini, zigendera gahoro, ndetse rwose ukabona nta kindi kintu zikanga. Inyinshi muri zo zizirikaga ku muhigo zikabasha kwiyicira inyoni n'imiserebanya, ariko zigaseba cyane imbere y'akayongwe ko mu Buhinde. Ndetse nubwo izo nzoka zari kuba zifite ubumara, ntacyo bwari gutwara ku kayongwe kuko kifitemo ubudahangarwa butuma ubwo bumara butagira icyo bugatwara. Ubwo rero kuri izi zo kuri ibi birwa rwose utu tuyongwe twasyaga tutanzitse. Hirya no hino mu birwa bya Karayibe umubare w'inzoka waragabanutse pe. Iyitwa Jamaican Reso ariyo Orsophis eta byakekwaga ko yahacitse mu myaka y'1970, ariko yongeye kugaragara ku kirwa kimwe kitabaho utuyongwe mu mwaka w'2011. Iyitwa Celsia Reso yabaye inyamaswa ya mbere igoye kuyibona ahantu ku isi. Zigera kuri 20 zonyine nizo zisigaye ku kirwa kimwe gitoya. Gucika kw'izi nzoka byakuriye ibyago byinshi. Inyinshi muri zo zari zifite ubuhanga bwo guhiga utubeba duto, imiserebanya n'udukoko tuguruka tw'inigwa habiri. Gucika kw'izo nzoka byatumye hari tumwe mu dusimba dukwirakwiza indwara tuba twinshi cyane. Hari aho imbeba zarushijeho kuba nyinshi nyuma y'uko inzoka zihashize. Cya kibazo bashakaga gukemura ahubwo cyarushagaho gufata indi ntera. Nanone imiserebanya yarahazahariye nayo. Umuserebanya witwa ameiva, uwitwa skink hamwe n'amoko y'ibyugu bitagira ahandi biba ku isi byarahizwe bishiraho cyangwa byenda gushiraho. Izi zari inyamaswa zagiraga uruhare rw'ingenzi mu gukwirakwiza imbuto z'ibiti kandi zikaringaniza umubare w'udusimba. Kuvaho kwazo byabaye nk'ibishwanyaguje imikoranire yose y'ibinyabuzima. Birashoboka ko utunyamasyo two mu nyanja arizo nyamaswa zahababariye cyane kurusha izindi. Utwitwa hawksbill, green sea turtle na leatherback twose twateraga amagi ku mucanga wo ku nyanja ya Pasifika na Karayibe. Akanyamasyo k'akagore kakaza ku nkombe ari nijoro kagacukura ikinogo mu mucanga, kagateramo amagi hagati ya 80 n'120, kakayatwikira ubundi kakisubirira mu mazi. Amagi akirarira mu gihe cy'iminsi 60 hanyuma akituraga. Ubusanzwe utwo tunyamasyo dutoya duhita tuzamuka muri uwo mucanga, ubundi twakurikizaho kwiruka dutanguranwa kugera mu mazi y'inyanja. Mu myaka yose utu tunyamasyo twari twarabayeho nuko byagendaga kandi nta kibazo twagiraga. Hari ibisimba n'ibisiga byashoboraga kurya amagi yatwo cyangwa utwo twana, ariko ntibyakabyaga ku buryo umubare watwo wahungabanaga.
utuyongwe twaje duhindura byose. Utuyongwe twakoraga patrouille hose ku mucanga akikije inkombe z'ikirwa, tugakoresha amazuru yatwo ahumurirwa kubi kugira ngo tuvumbure ahantu hose haba hatabye amagi y'utunyamasyo. Twashoboraga gucukura tukayarya, tukarya amagi yose ari mu cyari ntidusigaze na rimwe. Hari inkombe zimwe twashoboraga kuvumbura ibyari ku gipimo kiri hagati ya 90 n'100%. Ibi bigatuma muri icyo gihe nta kanyamasyo na kamwe kavuka kuri iyo nkombe. Mu birwa bya US Virgin, abashakashatsi babonye ko utuyongwe twategerezaga ko utunyamasyo tuva mu igi, twamara kuzamuka mu mucanga turi kurwana no kwirukira mu nyanja, tugahita tudutsindaho. Kugira ngo akanyamasyo kakivuka kazamuke mu mucanga kagere hejuru bigasaba imbaraga nyinshi, ku buryo kaba kananiwe cyane maze kakabanza kuruhukaho gatoya mbere yo kwerekeza iy'amazi. Aha rero niho akayongwe kahitaga kagafatira. Utu tuyongwe wongeyeho abantu baza kwidagadura kuri bici, imyanda ya plastique n'imitego y'abarobyi, nibyo byashoreye amoko menshi y'utunyamasyo bitugeza ku gucika ku isi burundu. Muri iki gihe abashinzwe kurengera inyamaswa bakoresha amamiliyoni menshi y'amadolari buri mwaka mu kurinda ibyari by'utunyamasyo. Babyubakaho utuzu tubuza inyamaswa z'impigi kubyegera, amagi amwe bakayimurira ahantu hadateje akaga, bataretse no guhiga utuyongwe ngo batwirukane ku nkombe z'inyanja z'utunyamasyo. Utuyongwe ntitwishe inyamaswa zonyine, twadurumbanyije imikoranire yose y'ibidukikije kuri ibyo birwa, ku buryo ingorane zigikomeje kugeza n'uyu munsi. Inyoni nyinshi zarikaga ku butaka zimaze gutsembwaho, udusimba tuguruka twabaye twinshi cyane mu duce twinshi. Ubundi izo nyoni nizo zahanganaga n'utwo dusimba. Inyoni kavukire zimaze gukurwaho, udusimba tw'ingugunnyi twarushijeho gukwirakwira mu bice bindi bishya. Gucika kw'imiserebanya byatumye amoko amwe y'ibiti atongera kumera, bityo amashyamba nayo atangira kugabanyuka. Utuyongwe twaje tuzanywe no gukiza icyorezo cy'imbeba twahindutse icyorezo ubwatwo. Twagiraga uruhare mu gukwirakwiza indwara ya leptospirosis, bikabifata abantu, amatungo n'inyamaswa zo mu gasozi. Hari n'aho twakwirakwije indwara ifata ubwonko yitwa rabies. Twaninjiraga mu biraro by'inkoko n'inkwavu tukazica, ibyateye amakimbirane yatwo n'abahinzi borozi. Byaje kugaragara neza ko igitekerezo cyo kuzana utuyongwe cyari ubuyobe. Twaje gukemura ikibazo cyari mu buhinzi, birangira natwo duhindutse icyago gikomeye ku buhinzi n'ubworozi. Aya si amateka y'ahahise turimo kuvuga gusa, ahubwo ni inkuru y'inkundura ihangayikishije kugeza n'uyu munsi. Kuzana utuyongwe ku birwa ni ikosa ry'ibinyabuzima ridashobora no gukosorwa. Ntitwakemuye ikibazo cy'imbeba, ahubwo twatumye habaho gucika kw'amoko abarirwa mu magana y'inyamaswa, izindi nazo hasigara ngerere. Ikirenze ibyo ni uko twadurumbanyije urusobe rwose rw'ibinyabuzima. Iki cyago cyageze ku rugero ruhambaye. Mu birwa bigera kuri 64 n'utundi turere dutandukanye twagejejweho utuyongwe two mu Buhinde, hake gusa niho bashoboye kudukuraho turahashira burundu. Babikoze ku birwa bitageze kuri 5 kandi bitoya. Utu tuyongwe twageze ahantu biba bigoye ko tuhacika. Biterwa n'iki? Akayongwe kazi guhuza n'ahantu hose kageze, gafite ubwenge bwinshi, kororoka vuba, kandi gashobora kumererwa neza kaba kari ahegereye inyanja cyangwa kari mu mashyamba ateye mu mpinga z'imisozi. Akayongwe k'akagore gashobora kwibaruka utwana turi hagati ya 2 na 4 buri nshuro, kakabikora inshuro kuva kuri 2 kugeza kuri 3 mu mwaka. Bivuze ko ku mwaka gashobora gukomokwaho n'utundi 12. Kandi buri kayongwe k'akagore ko kagahita gatangira kubyara nyuma y'amezi 10 gusa. Uku ni ukwiyongera kwihuse ku nyamaswa z'impigi y'indyanyama. Ikindi ni uko ari utunyamakenga menshi, bigatuma kudufatisha imitego bigorana. Mu gihe cy'ibinyacumi byinshi by'imyaka hagiye hashyirwaho porogaramu zigamije guhangana n'utuyongwe, hakubiyemo kudutega uburozi n'imitego idufata.
ariko nyuma y'igihe gito twabaga tumaze kumenya gutandukanya ibyo kurya birimo uburozi n'ibizima, tukabyihorera ntitubirye. Twageraga aho tukamenya imitego iyo ari yo, tukajya twinyurira ku ruhande. Mbese twabashije kugera ikirenge mu cy'imbeba twaje kurwanya ku bijyanye no gucika ibiduhiga byose. Uyu munsi intambara ihagaze gute? Mu birwa bya Karayibe n'ibya Pasifika, abashinzwe kurengera inyamaswa baheze mu rugamba rutarangira kandi rutwara amafaranga menshi rwo guhangana n'ubwiyongere bw'utuyongwe. Muri Hawaii, buri mwaka leta isohora amadolari abarirwa mu mamiliyoni mu kurinda ko utuyongwe twarimbura inyoni. Kongera kugarura ubwinshi bw'inyoni ya Ren bisaba ko bakomeza gutega imitego myinshi ifata utuyongwe mu gace iyo nyoni iteramo amagi. Indi nyoni yitwa Rar yo muri Hawaii yari yaracitse mu gasozi, vuba aha yongeye gusubizwamo, ariko nyine bigasaba gukomeza gucungira hafi utuyongwe. Muri Karayibe hashyizweho porogaramu zo kubungabunga inyoni zarika ku butaka, ibikurura ndabitaba ahandi n'utunyamasyo two mu nyanja. Bifashisha inzitiro, imitego, uburozi na gahunda zo guhiga za buri mwaka. Ikiguzi bisaba mu mafaranga n'imbaraga kirakabije. Hari ibirwa byacuze umugambi mugari cyane wo gutsemba utuyongwe. Ikirwa cya Faju muri Guadeloupe cyabashije kumaraho utuyongwe twose twari tugituyeho mu mwaka w'2001 bakoresheje kudutega. Ariko kandi byorohejwe no kuba icyo kirwa ari gitoya kandi kikaba kiri kure mu mazi ukwacyo. Gifite kilometero kare 1.15 kandi kikaba kidatuwe n'abantu. Ikirwa cya Bak cyabigezeho mu mwaka w'2012 kuri kilometero kare 0.69 nyuma y'urugamba rwamaze imyaka 6 rutwara amadolari yose hamwe agera ku 500,000. Ibi biragoye kubishyira mu bikorwa ku birwa bituwe n'iyo hakoreshwa tekinoloji ihambaye gute. Jamaica ifite ubuso bwa kilometero kare 10,991, Puerto Rico ikagera ku 9,104, ndetse n'ibindi birwa byo muri Hawaii byose usanga ari binini bituwe n'abantu benshi hamwe n'izindi nyamaswa, ku buryo bigoye kuvuga ngo ugiye kurimbura utuyongwe twaho utumareho. Ubu igihari ni uko utuyongwe twamaze kwinjira mu rusobe rw'ibinyabuzima byo kuri utu duce, tukaba ikimenyetso abantu bazajya bareba bakibuka ko kwibeshya bibaho. Akaga kakuruwe n'akayongwe ni isomo abantu bakabaye barize bakaryumva neza ku buryo ibintu nk'ibyo bitazasubira. Nyamara na nyuma y'ibyo abantu ntibabuze gusubiramo amakosa nk'ayo mu binyejana byose no ku migabane yose y'isi. Dore uko bigenda buri gihe. Abantu babona ko hari inyamaswa y'icyago ituma ubukungu bwabo budindira. Baza gushaka igisubizo mu bidukikije kugira ngo kibakemurire cya kibazo. Bahita bazana inyamaswa y'impigi bakayishumura batabanje gukora inyigo yitondewe. Hanyuma basigara bakanuye amaso batazi icyo bakora kugira ngo igisubizo kiba cyahindutse ikindi kibazo bagomba guhangana nacyo. Niko byagenze ku kayongwe, niko byagenze ku bikeri byo mu bisheke muri Australia n'ahandi n'ahandi. Abahanga mu binyabuzima bo muri iki gihe hari amasomo babikuyemo. Hashyizweho amabwiriza asaba ko mu bihe nk'ibi hakwiye kujya habanza gukorwa amagerageza yitondewe, hakarebwa ingaruka zishobora kugera ku bidukikije n'ibindi. Gusa nyine kuzana utuyongwe byabayeho mu gihe cy'ubuhinzi bwa gikoloni, abantu bataramenya byinshi ku kamaro k'ibidukikije kandi bahangayikishijwe n'ubukungu bwabo bwonyine. Nta buryo bwa siyansi bwabagaho bwo guteganya mbere y'igihe akaga gashobora guterwa n'umwanzuro bagiye gufata. Ikibabaje ni uko n'ubundi hari imiburo yatangwaga n'abantu bakeya barebaga kure, nyamara ikirengagizwa. Bwa mbere bakimara kuzana utuyongwe mu mwaka w'1872, ntibyatinze hatangira kumvikana inkuru z'uko umubare w'inyoni kavukire ukomeje kugabanuka. Ariko ibyo ntibyabujije ko utuyongwe dukomeza gupakirwa amato tunyanyagizwa hirya no hino ku birwa, ku buryo byageze no mu myaka y'1920 ibyo bintu bigikorwa. Igitutu cyo gutubura ubutunzi,
igihe cyose cyakomeje kurusha ijwi imiburo y'abahangayikishijwe n'ahazaza h'ibidukikije. Ibi se bidusigiye irihe somo? Icya mbere ni uko urusobe rw'ibinyabuzima atari nk'imashini ifite amapiyesi umuntu ashobora gusimburanya uko abyishakiye. Niyo mpamvu byitwa urusobe nyine. Ni ibintu byamaze imyaka myinshi byubakwa na mbere y'uko umuntu agera hano ku isi. Buri bwoko bw'inyamaswa buba bufite aho bwagenewe kuba, bigashingira ku miterere n'imyitwarire yazo, ibyo zirya, uko zikoresha igihe cyazo n'ibindi. Utuyongwe ntitwari mu mwanya mwiza wo guhangana n'imbeba kubera ko amasaha yabyo adahura kandi byombi bigakorera mu myanya itandukanye. Icya kabiri ni uko urusobe rw'ibinyabuzima byo ku birwa ruba rworoshye cyangwa se rushobora kwangirika mu buryo bworoshye. Inyamaswa zaho ntiziba zimenyereye guhura n'ibizihiga. Inyoni zarika ku butaka, udusimba tutazi kuguruka, ibikururanda bitagira amakenga, byose niho ubisanga. Akayongwe kagaragaje ko kuhazana inyamaswa y'impigi ari uguteza akaga kadashidikanywaho. Isomo rya gatatu ni uko iyo ushumuriye inyamaswa mu gasozi biba bimeze nko kugomorora amazi. Ntibyoroshye kuzigarura. Nk'uko utamena amazi hasi ngo nurangiza uyayore ushyira mu icupa, niko bidashoboka ko hazongera kubaho Jamaica itagira utuyongwe. Urusobe rw'ibinyabuzima ntiruzigera rwongera gusanwa ngo rumere nk'uko rwari rumeze mbere y'umwaka w'1870. Inyamaswa zacitse burundu zaragiye, nta handi tuzazikura ngo tuzisubirane. Ni icyacitse kidashobora gusubiranywa. Isomo rya kane ni uko igitutu cyo gutunga ibyisumbuye inshuro nyinshi gicecekesha amajwi y'abaharanira ko ibidukikije bisagamba. Impamvu utuyongwe twazanywe nubwo hari abagaragaje impungenge, ni ukubera ko amafaranga yagombaga kuva mu musaruro w'ibisheke aricyo kintu cyari gifite agaciro kuruta ibindi mu maso y'abakoloni. Ibi kandi biracyabaho na n'uyu munsi, aho usanga impaka ari ndende ku byerekeranye no gukoresha ibihingwa byahinduriwe utunyangingo, imiti yica udukoko itavugwaho rumwe, amafumbire mvaruganda n'ibindi nk'ibyo. Twavuga iki ku bijyanye n'ahazaza h'ibi birwa twagarutseho? Ntibizongera kumera nk'uko byari bimeze mbere y'uko hazaho imbeba n'utuyongwe twaje ngo tuzirwanye. Inyoni zihariye zahabaga, ibikururanda ndetse n'imiterere kamere byahahoze byose ntibizagaruka ukundi. Ariko intambara iracyakomeje kugira ngo byibuze ibyasigaye nabyo bitazacika. Abarengera inyamaswa bakora ubutaruhuka kugira ngo barinde amoko yarokotse iryinyo ry'akayongwe. Iyitwa Jamaican iguana byatekerezwaga ko yacitse burundu bitewe n'utuyongwe, yongeye kuvumburwa mu mwaka w'1990 mu gace kitwa Hershey Hills. Hashyizweho uburyo bwo kuyororera ahantu harinzwe neza, bituma umubare wazo wiyongeraho akantu. Ubwoko bw'inzoka zitwa Antigua nazo zikaba ziri mu zibasiwe n'utuyongwe, nazo zaje kongera kugaragara ku turwa tumwe turi kure kandi zikomeje kubungwabungwa. Izo nkuru zo kongera kurengera zimwe mu nyamaswa ni intsinzi ikomeye. Bisaba amafaranga menshi cyane. Ibi bishoboka kubera ko hari abantu bakunda inyamaswa biyemeje gukora ibishoboka byose ngo zitazimira. Iyi nkuru y'imbeba n'utuyongwe ni imwe mu rukurikirane rw'inkuru 10 twabateguriye zigaragaza amakosa y'abantu ku nyamaswa. Ihene, ifi ya Nile perch, inzoka zo kuri Guam, ibishwi byo mu Bushinwa n'izindi. Inyinshi muri izi nkuru zihuriza ku kintu kimwe: abantu bagerageza gukoresha urusobe rw'ibinyabuzima uko bishakiye. Amaherezo amaso yabo asigara atembamo amarira, ari nako yitegereza uburyo icyatekerejwe nk'igisubizo gihinduka cyangwa kikabyara ikibazo cy'ingutu kigoye kugikemura kurusha icyo bari bafite mbere. Ntushobora kuzana inyamaswa yica imbeba ngo wumve ko izindi nyamaswa zo izazirebera izuba. Inyamaswa z'impigi ni za rutemayeze, zica ikizoroheye gufata, icyo zibona ku bwinshi n'ikiziryohera kurusha ibindi. Ntizica kubera ubugome cyangwa ngo zigire ikintu kimwe zitoteza.
Ubwo rero kuzana inyamaswa nk'iyo ahantu hari izindi zitazi kwirwanaho, izo nizo nayo yibandaho kurusha izizi kwiruka no kwihisha. Isomo dukuyemo hano ntirigarukira ku tuyongo n'ibirwa gusa, ahubwo tujye turyibuka igihe cyose hari ikibazo dushaka gukemura. Hari igihe wenda uburyo dushaka gukoresha bushobora kuba bwarakoze ahandi mu kindi gihe, ariko byagera kuri iyi nshuro ntibikunde, ahubwo bukaba bwadusigira ingaruka zitujyana habi kure y'uko twari dusanzwe twibereyeho. Uyu munsi utuyongwe turacyakirana mu mashyamba yo muri Karayibe, mu bibaya byo muri Hawaii n'ahandi hirya no hino ku isi. Kuduhagarika byagorana kurusha uko abantu babitekereza. Ni akanyamaswa gatoya gapima nk'ikiro kimwe gusa, nyamara ingaruka kateje ziteye ubwoba, ntaho ziteze kujya kandi ntizikosoreka. Karimbuye amoko, katikije amamiliyoni menshi y'amadolari, kakomeje kugariza ibyari by'inyoni, ibikururanda biba hake ku isi n'utunyamasyo two muri ako gace. Biteye kuri za mbeba kaje gukura mu nzira, nazo ziracyahari zikorera mu mwijima. Inyamaswa TV nayo iracyahari ikwibutsa ko ibibazo byo muri nature bidakemurwa n'udusubizo tworoshye kumva. Ni urusobe, uruhererekane n'urwunge rukomeye rumaze imyaka amamiliyoni ruriho. Ubwo rero kutazirikana ibyo byaba ari ubujiji butizwa umurindi no gushoberwa, byakubitiraho umururumba bikatujyana mu manga dukururiramo nabi ibisekuruza bizaza. Utuyongwe ntitwakoze icyo twahamagariwe, ariko ikosa si iryatwo. Duhure mu nkuru ikurikiriye, aho tuzareba ku ifi ya lionfish mu nyanja yo muri Karayibe na Atlantique. Kora subscribe kugira ngo nidushyiraho video ujye uhita ubimenya mu ba mbere. Urakoze kureba.